Fonse jane bicufashe ni inzara zanjye bro kucyo zikuye hose none se ntabwo ugiye kunyinisha mu muturanyi wallahi muransubiza amafaranga y'izi nzara zitaramaraho n'iminsi 2 domese nzikuraho supaguruse iyo zavuye ntabwo zisubiraho bro miyenzi se ni yafata imiyenzi si miyenzi kindebera nzikuraho nta n'iminsi 2 zimaze ni supaguruma nyine izi bazarangije kuba expired none se expired kandi kizo supaguru ya umuturanyi kinura umukozi wo mu rugo uri murabura n'inzara gute ese nyine ntabwo nari umusirimu mu buzima busanzwe ntabwo none se ubusirimu bwakwinjirije iki ko umuturanyi baguhemba ubusirimu bwaguhaye iki ahubwo ari buramukonsoma buramukonsoma usingiye nukazana y'ibyo none se ngiye simfite dread ujya mu ndimo ndabura nabona kize n'igitambaro mu mutwe nuko warushizeho imanyana ukura amafaranga bamwe ese ngiye nyina meze gutya intoki nazikunjije noneho babone ko ndi kwigirisha ayo so wazemeje kibomu kamwemezwe twa nko muri filime umva karabita ntabwo nayivamo kwivumbura ntatungwa n'iki ahubwo murare kuntu mubigenza ku mushara mwongera amafaranga y'inzara zara zara amubonye rusinero nanjye bamuhere tushe rusinero yaje yambaye neza kubera igitaramo yakoze noneho kugira ngo mvuryo murusha ubwenge mu mafaranga baguhemba watanzemo 15 yo kuza kundeba kandi tuba turi kumwe buri munsi uzarya shaka kandi karimo ku ruhande shaka ikindi kintu kizayituma nkwishyura uvuga tubaye indaya naye ndekenera wallahi nana kugasiragurwa n'umugabo nkawe ntabwo nakwemera biri gutsanya mu mutwe yona amafaranga yagira nakureba amafaranga urumva aho kurayama uransubiza 10 n'umugabo wawe namuhakaze nako kandi tambitsemo niko kazi